Aya ni amateka Vestina na Dorcas ngiye kugezaho urugendo rutari rworoshye kuva i Musanze baza i Kigali, wibaza niba bavukana cyangwa se batavukana, wibaza imyaka bafite, wibaza amashuri bigamo, wibaza aho bahereye kugeza bageze ahangaha ubu ngubu, wibaza ababyeyi babo ese babayeho bate mu rugendo rutari rworoshye. Rero bavuye kure habi bagera kure heza hashoboka bikesheje amahame yabo, guhimba, kwikunenga, kwizirika, kwihambira. Iyi niho zaho updates ngiye kugezaho amateka y'aba bana. Iyi niho zo TV. N'abana bombi rero bavukana, umukuru bamwita Ishimwe Vestina, umutoya bakamwita Kamikazi Dorcas ariwe w'inzobe, umukuru akaba ari igikara. Bavuka ku babyeyi bombi rero, umubyeyi wabo w'umumama ni igikara, umubyeyi wabo w'umupapa ni inzobe. Ishimwe Vestina rero akaba yaravutse ubwo hari mu 2005, ndetse murumuna we ariwe Kamikazi Dorcas nawe akaza kuvuka ubwo hari mu 2007. N'abana bombi rero bakuze bazi kuririmba. Uwitwa Vestina akaba yaratangiye kuririmba ubwo yari afite imyaka igera ku 8, ndetse na murumuna we witwa Kamikazi Dorcas akaba yaratangiye kuririmba ubwo yari afite imyaka 9. Bakuze rero biga muri primary area i Musanze, bakura baririmba, bakura bakunda kuririmba, baza kujya muri korali y'abana yitwaga Ekudemo cyangwa se ishuri ryo ku cyumweru, baza kuyikuriramo bakajya bahimbira iyo korali y'abana indirimbo bitewe n'impano bari bafite. Rero korali nkuru y'aho ngaho i Musanze yitwaga Urugendo yaje kubarokirita ibakura muri korali y'abana bitewe n'impano bari bafite, baza kuzamuka gutyo bajya muri korali Urugendo. Bakomeje rero kugenda bahimba indirimbo gake gake baririmba, ari nako baririmbira muri korali ya Urugendo, ari naho mama wabo nawe yaririmbaga. Dorcas rero avuga yuko yakuze akunda kuririmba kandi yakundaga korali yitwaga Shalom iba hano i Kigali, ndetse Vestina nawe agakura avuga yuko yakunze kuririmba ariko akunda korali iba hano nanone i Kigali yitwa Silowamu. Ubusanzwe rero bakuze bavuga yuko n'ubundi bazi kuririmba kandi bafite impano y'ubuhanzi kandi bumva bazaba abahanzi. Bakura bakunda gusenga, kuririmba, bakura kandi bafite n'umuhate wo gukora cyane, ari nabyo bifuzaga kugira ngo bazabashe gukabya inzozi zabo zo kuba abahanzi. Nubwo urugendo rutari rworoshye, nubwo ibibazo byari byinshi, nubwo baburaga ubufasha, bakikunenga, bakihambira, bakaririmba, bagahatana, bakavuga uti ariko umunsi umwe tuzaga fata. Mu rugendo rutari rworoshye rero rwabatwaye imyaka igera kuri 6 kugira ngo babe barabashije kuba bagafata. Dorcas rero yakuze avuga uti umurongo ngewe umfasha ni Matayo 5 umurongo wa 6, aho yavuga guti hahirwa abafite inyota n'inzara byo gukiranuka kuko nibo bazahazwa. Vestina nawe yakuze avuga yuko umurongo wamufashaga muri Bibiliya ari umurongo muri Zaburi 125 umurongo wa mbere, ahavuga yuko ati abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo ni imirongo rero yabafashaga mu buzima bari barimo bugoye, kwikunenga, nta bufasha, nta kamera, nta muntu n'umwe ubitayeho, ariko bakavuga uti paka inzozi zacu tuzazikabye. Aba bana rero bakaba barakuze bakunda umuhanzi witwaga Aline Gahongayire, ni umuhanzi hano uzwi cyane mu Rwanda. Bakura bakunda indirimbo ziwe, rero bakura bavuga uti twifuza kuzahura na Aline Gahongayire igihe icyo ari cyo cyose twagafata. Abanyamakuru bakundaga kubasura mu buzima bari barimo rero bwo kwihimbira indirimbo, ariko nanone bagahora bavuga uti dukeneye ubufasha, ariko bari barabuze ubufasha. Bamaze imyaka myinshi rero bagenda bikunenga, nta bufasha, nta muntu n'umwe wabazamura, nta wabatera inkunga. Bidatinze twihuse cyane rero umugabo witwaga Irene yaje kugira gutya aza guhura n'aba bana. Gusa guhura n'aba bana byatewe na musaza wabo mukuru wabaga i Kigali, wakundaga nanone kuvugana na Irene. Aza kuvuga uti ariko uwazana Vestina na Dorcas bakaba bahura na Irene, nkareba yuko wenda hari icyo yabafasha. Kuva i Musanze rero babinjiye i Kigali mu rugendo nanone rutari rworoshye kuko ntabwo yahise atangira kubafasha. Aba bana rero twihuse cyane ngarutse inyuma gatoya, ni ukuvuga ngo Vestina arusha ishuri rimwe Dorcas. Kugeza kuri ubu ngubu rero Vestina akaba afite imyaka 17,
Dorcas akaba afite imyaka 15 akaba yiga senior 3 ndetse Vestina nawe akaba yiga senior 4. Ni abana rero baje guhura na Irene ubwo hari muri COVID-19 nibwo baje kuza rero i Kigali bazanywe na musaza wabo baza guhura na Irene Entertainment. Bakimara guhura rero baje kuririmbira Irene cyangwa se Irene Murinda habi yumva abana bafite impano, yumva abana babirimo neza, yumva abana ashobora kuba yabafasha ariko nawe icyo gihe nta bushobozi yari afite. Bidatinze rero baje kuguma bakorana ibiganiro bigiye bitandukanye byacaga kuri The Choice Live bagenda babikorana. Nyuma Irene yaje guhamagara umugabo witwaga cyangwa se umuhanzi witwa Niyo Bosco amaze kumva impano y'aba aravuga uti nemeye kuzabakorera indirimbo, niko kubahuza rero. Nyuma yaho Irene aza guhuza Niyo Bosco ndetse ahuza na Vestina na Dorcas, bahurira mu kiganiro kimwe bararirimbana. Icyo gihe rero Niyo Bosco ababahaye indirimbo yitwa Papa. Niyo Bosco rero yaje kuyibigisha, amaze kubigisha iyo ndirimbo yitwa Papa n'ubundi barakomeza bibera i Kigali ahitwa Kibagabaga, ariho bacumbikaga, ariho bakodeshaga. Musaza wabo nyine yari yarabashyize ngo babe bibereye i Kigali. Nyuma rero nibwo Irene yaje kuza gutungura bano bana, ubwo yazaga akababwira yuko agiye kubajyana muri studio bwa mbere. Aho ngaho hari 2019 muri COVID-19. Mu rugero none rutari rworoshye rwo kuba yabageza muri studio kugira ngo babashe gukora indirimbo, yabanje kubabwira uti mugende Niyo Bosco abe abatoza gusa, ntabwo yari yababwiye ko azabajyana muri studio. Niyo Bosco rero aguma kubatoza ari nako abigisha indirimbo zigiye zitandukanye. Icyo amenya nuko rero yabigisha indirimbo yitwa Papa, aza no kubigisha indirimbo yitwa Nahawe Ijambo. Gusa muri gahunda bamanje gukora indirimbo yitwa Papa, niyo ndirimbo batangiriyeho bakora, ariko yaje gusohoka nyuma yitwa Nahawe Ijambo. Mu rugero none rutari rworoshye Irene yaje kubatwara ku muproducer. Uwo muproducer rero yitwaga Boris, akaba ari nawe waje gukora indirimbo y'abahanzi bitwa James na Daniela yitwaga Mamavuta. Boris rero aza gufata bano bana aza kubakoresha indirimbo ari Irene ubamuzaniye. Mu rugendo none rutari rworoshye, mu rugendo rwari rukirimo nanone ibibazo bigiye bitandukanye, bahura n'ibibazo bya mikoro, bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo byo muri music. Boris yaje gukorera rero bano bana iyo ndirimbo yitwa Papa, aza no kubakora n'indi ndirimbo nanone yitwa Nahawe Ijambo. Nyuma yaho gatoya rero baje gutekereza, baze kwicara babyigaho, bumva yuko Nahawe Ijambo ariyo ndirimbo babanza gushyira hanze. Baza kujya rero ku isoko hariya Nyabugogo, mu gace ka Nyabugogo, baza kuhasohorera amashusho y'indirimbo yitwa Nahawe Ijambo. Yari yarakozwe yarananditswe n'umugabo witwa Niyo Bosco, ari wayanditse aza kuyihereza bano bana ameze nk'ubahaye impano. Iyo mpano yaje kuba igitangaza, kuko iyo mpano y'indirimbo yaje kubazamura, yaje kubafasha, yaje kubagira abo ari bo kugeza kuri iyi saha. Amateka rero yabo yaje kuba atangira atyo rero bakimara gukorana no umuproducer wari warakoze indirimbo zigiye zitandukanye, nk'indirimbo yitwa Imvugo Yiwe, wakoze indirimbo yitwa Yes Arakora, akaba ari nawe yakoze Mamavuta. Boris bamaze kuva rero muri studio, indirimbo yaje gukundwa, indirimbo iza kurebwa n'abantu benshi. Mu byumweru bigera kuri 2 yari imaze kurebwa n'abantu bagera ku 200,000 byose. Aba bana bombi rero Vestina na Dorcas bavuga yuko bakuze nta roromodo bagira. Wabazaga baramubwira guti twebwe nta roromodo tugira, ahubwo roromodo aturimo twebwe ubwacu, kuko twebwe dushaka kwikorera ibintu byacu, dushaka kwiririmbira ibintu byacu, ahubwo natwe tukazagira abantu bazazamuka bari mu kirenge cyacu bagenda bavuga uti natwe reka dukore nk'uko Vestina na Dorcas bakora.
aba bana rero bakomeje kugenda baririmba bahimba indirimbo, aho ni nyuma y'uko rero ni mbere y'uko Irene aza guhura nabo bagenda bahimba indirimbo zigiye zitandukanye bazishyira kuri channel yabo yitwaga Vestina na Dorcas. Aba bana rero batangiye kugenda baririmba mu makwe agiye atandukanye babatumira mu bikwe bigiye bitandukanye, aho bavuga yuko ubukwe bwonyine bumwe wabaherezaga ibihumbi 100 kugira ngo babashe kujya mu bukwe bwawe. Aho ni mbere yuko baza guhura na Irene kugira ngo babashe no kuba basohora indirimbo. Aba bana rero bakuze bavuga yuko ikintu bumvaga cyabafasha kugira ngo babashe kuba bazamuka mbere yuko bahora na Irene Entertainment, baravuga uti turamutse tubonye twebwe umuterankunga tukabona umuntu udushoraho amafaranga, twebwe twakora nicyo dusaba abantu, umuntu uzabona dufite impano akatwiyumvamo azadufashe kabisa, adutere inkunga turebe yuko natwe twava hano i Musanze tukinjira muri music tugatangira gukora. Abana rero n'ubundi bari bafite impano, ntibyaje gutinda rero mu rugendo nakubwiye rero baza kuba bahura na Irene Entertainment. Ikindi kintu rero ushobora kuba wamenye ku mateka ya Vestina na Dorcas nuko Vestina na Dorcas baje guhura na Irene ubwo ari mu bihumbi 2019. Vestina akaba yari afite icyo gihe imyaka igera kuri 16 yigaga muri S3 cyangwa se senior 3, naho Dorcas bakaba baraje guhura na Irene muri COVID-19 ubwo yari afite imyaka igera kuri 14 yigaga muri senior 2. Ishimwe Vestina rero ari nawe mukuru avuga yuko mu myigire ye kuva primary agenda azamuka yiga mu bintu byari bijyanye no gutsinda mu ishuri, yageragezaga atabasha gutsinda 100%, yageragezaga akihiringa, akikunenga, akizirika, akihambira, agasoma, ariko ugasanga nanone biri kugenda byanga, nago arimo aratsinda ku rwego rushimishije, kimwe na Dorcas nawe yakuze mu ishuri ngo byanga, gusa nanone bakuze biyumvamo impano y'ubuhanzi, ibintu byo guhanga babyumvamo, ari nako bagenda bategura indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Nyuma y'uko rero bamaje guhura na Irene Entertainment, Irene wabaye management wabo akaza kubazamura rero akabakora i Musanze, tayari na n'ubu ngubu akaba akibafite i Kigali nka manager wabo mukuru. Rero baje gukora izo ndirimbo zindi nakubwiye ebyiri, iyitwa Nahawe Ijambo yaramaze gusohoka, nyuma yaho gato rero baza gusohora iyitwa Papa, ikimara kurangira baje gusohora nyuma yaho iyitwa Simagarara, nayo ikimara kurangira nyuma yaho baza gukora none indi ndirimbo yitwa Sibayari, nyuma yaho nayo imaze kurangira barongera bakora indirimbo yitwa Ibuye, nanone Ibuye imaze gusozwa baje gukora none indirimbo yitwa Arakiza, akaba ariyo ndirimbo size ngizi bagezeho, ndetse n'indirimbo yindi twari twibagiye yitwa Adonaye. Ni indirimbo zose bagiye bagakora audio ndetse bagakora n'amashusho yazo bayifashijwemo n'uwitwa Irene Entertainment. Gusa nubwo iyi management yaje kubaho, murabyibuka neza, haje kubaho Rwose rero mu bihumbi 2021 ejo bundi, ubwo mama wa ba Vestina ndetse na Irene Entertainment hari ibintu batumvikanagaho, byaje gutuma rero baza gushwana, baza kumara nka 2 weeks barashwanye, ibintu bimeze nabi muri management yabo. Gusa aba bana baza kongera baza guhura na Irene Entertainment, baravuga uti dushimye Imana kabisa kuba twongeye gusubirana na Irene wacu, kuko bo bumvaga yuko badashaka gutandukana nawe, kandi ikibatandukanya n'ubundi ari nkaho ari we wakibafashije, akaba ari nawe wari warabazamuye mu rugendo rero rutari rworoshye. Bakomeje gukorana na Irene Entertainment, aba bana baza kuzamuka rero bajya kwiga ku kigo cyitwa ITC International Technical School of Kigali, batangira kwiga muri boarding, baratangiye kwiga ahantu hatari boarding.
aba bana rero bakomeje kugenda bakora, bakomeza kugenda bahanga. Nyuma yaho rero bamaze kuzamura urwego, nibwo management yabo ya MIE Empire Irene Murinda Habi yaje kuvuga uti reka aba bana noneho nangire mbakoreshe igiterane. Nibwo rero yaje kuza gutya abashyira mu rusengero, abana batangira kugenda baririmbira amakorari agiye atandukanye hariya i Kigali, batangira kugenda baca mu bantu kabisa, bagenda baririmba, ari nako babifatanya no kwiga, ari nako bagenda bizirika mu bintu bijyanye n'umuziki. Umuziki rero wabageshe ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, umuziki rero wabafashije kumenyekana, umuziki warabambitse, umuziki wabahaye inkweto, umuziki wazamuye iwabo, umuziki wafashije byinshi babikesha kwizirika, kwikunenga, kwihambira, gukora cyane. Abana bavuye Musanze rero baza kuzamuka i Kigali mu buzima bwabo butari bworoshye, bakomeza rero bagenda bahasorenga. Irene nawe ari nako agenda amenamo agafaranga agira ngo arebe yuko ubuzima bw'abana Vestina na Dorcas bwazatera imbere. Baje rero kubigeraho abana batoya babiri, kugeza kuri ubu ngubu rero umwe nkuko nabivuze afite imyaka 17 yiga S4, akaba agiye kwimukira S5 Ishimwe Vestina, ndetse na murumuna we ufite imyaka kugeza kuri ubu ngubu 15 ugiye kwimukira muri Senior 4, akaba yarakoze icya leta. Avuga uti rero mu nsengere nzakive imbere iki cya leta. Mu magambo rero nshobora kuba nakubwira amagambo ashobora kuba yagufasha, yavuzwe n'umukobwa witwa Kamikazi Dorcas. Amagambo make nshobora kuba nagusigira ashobora kuba yagufasha, yavuzwe n'uyu mukobwa witwa Kamikazi Dorcas. Uyu mukobwa yaje kuvuga uti icyumweru gishya kitarimo wowe mushya, icyo gihe aba ari amatariki gusa. Ati icyumweru gishya kitarimo wowe mushya, icyo gihe aba ari amatariki gusa. Uyu mukobwa yaje no kuvuga uti hari ibintu bitatu ubundi uzakoresha neza, umuntu aba agomba gukoresha neza. Icya mbere ngo ni umutimanama wawe, icya kabiri ngo ni ubwenge bwawe, icya gatatu ngo ni imbaraga zawe. Ikindi kintu rero yaje kuvuga uyu mukobwa yaravuze uti inzukira zirasara zagera igihe zigasubira mu mutiba. Inzuki zirasara zagera igihe zigasubira mu mutiba. Uyu mukobwa arongera avuga uti imbere yawe urahitegurira, nubwo ababyeyi bagufasha ibintu bigiye bitandukanye, ariko imbere yawe urahitegurira. Umukobwa arongera avuga uti icyaha kimeze nk'uburozi bwinjira mu muntu bukamwica gake gake bugenda bumwinjira bumwica. Arongera aravuga uti kumenyana si ukumenyerana. Nimba twaramenyanye ntabwo ari ngombwa ngo umenyere umveyuke unarange kubera yuko twamenyanye. Ikindi kintu yavuze uyu mukobwa Kamikazi Dorcas cyagufasha, yaravuze uti kwihesha agaciro biba mu muntu, ariko kwigira imbwa nawe umenya uko byaje. Arongera aravuga uti just be you, ati byibuza aba wowe. Arongera aravuga uti amafaranga arashakishwa akaboneka, ariko icyubahiro umuntu aragikorera. Irindi jambo rero wasigarana uyu mukobwa yavuze nanone ryagufasha, yaravuze ngo kubana n'abantu mu mahoro bisaba guca bugufi, ugomba kwicisha bugufi. Arongera avuga uti ntuzaririre umuntu utazi agaciro k'amarira yawe, kuko amarira arahenda. Arongera aravuga uti umutima utibuka uhemuka vuba, ukaba umuhanga mu guhubuka. Uyu mukobwa yarongera avuga uti Kamikazi Dorcas ati uri kwishimira ishuri mugenzi wawe arimo aranyuramo, nyamara wowe nurigeramo ushobora no kuzasibira. Ayo ni amagambo rero Vestina yagiye avuga. Ijambo rya nyuma rero nasorezaho ryavuzwe n'uwitwa Kamikazi Dorcas, sore mu mbabare ntabwo ari Vestina. Kamikazi Dorcas yarongera aravuga uti kora ibikwiriye udategereje gushimwa n'abantu, ahubwo uharanire ko Uwiteka ashima imirimo yawe. Uwiteka rero ashime imirimo yawe, ni naryo jambo tsorejeho. Iki ni igice cya mbere cy'amateka ya Vestina na Dorcas. Nagiye nyavunagura, ntago nababwiye aho batangire, aho bavukiye, urugendo rwabo rero, kwikunenga, kwizirika, kwihambira, guhimba. Ntago nagiye mbabwira rero buri kimwe cyose, ibintu byose. Nabwiye ko iki ari igice cya mbere. Nimugikunda mukagishima iki gice, nzabazanira n'igice
cya kabiri. Iyi ni Hozo TV rero, ngiye bari kumva ingangare inganje mu ngayimangare yigiranza bishe bishangare banita rushira bwoba, abandi bamaye irya kabyiniriro ngutsanga bakaraza bo kwa Gihanga ngoma ijana, bamwita Kamikazi Dorcas, bamwita Ishimwe Vestina, abana bari muri gospel, abana bagafashe, abana bavuye kure habi hashoboka bakaba barageze kure heza hashoboka babikesheje amahame yabo, kwizirika, kwikunenga, kwihambira, gukora cyane, kubaha, kwihesha agaciro.